Yesu ashimwe bene data. Nongeye gushimira cyane Imana nziza, Imana yacu ko ari Imana itangaje, Imana idukunda, Imana itwitayeho cyane. Ndayishimira mu bihe bitambutse. Bagaze nanone muri studio za Church Preparation TV. Ndasuhuza abakunzi bacu aho muri mwese bakurikirana iyi programu, bari mu Rwanda, bari muri Afrika, bari muri Amerika, Burayi ndetse na Asia. Dushima Imana rero ko ngiye kudutije ubuntu ko kugira ngo kongere guhagarara muri studio tubashe kwamamaza iby'urukundo rwayo, twamaze iby'ijambo ryayo. Ko turahangaha kugira ngo Imana ibashe kugira icyo ivugana n'abantu batandukanye bari mu mpande zitandukanye z'isi. Rero Imana igumisha mwene data uri kurikirana iyi channels. Ndashimira Imana ubushize hari wamwe ati pastor ati ijambo ryawe, ijambo muduha ko hari igihe mutinda kuricishaho nanone. Rero iki nicyo gihe Imana ibiduhaye, uhumure kandi ijambo ryo rirahari, Imana niyo ritanga kandi turizera neza Imana iri kumwe natwe kugira ngo idukoreshe abantu b'Imana bahabwa umugisha. Rero Imana igumugisha mwene data, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Uwo muri mwumva ni pastor nanone tudasima tubakunda cyane kandi izera neza Imana yacu iri kumwe natwe kugira ngo ikomeze gukora imirimo yayo. Reka rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Narababwiye ngo ijambo ry'Imana turarikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko dukeneye ibindi, kurya, kunywa n'ibindi byose, ukeneye n'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niryo ritunga ubugingo. Haleluya. Iyo ufite ijambo ry'Imana ntago ugira ubwoba. Haleluya. Iyo ufite ijambo ry'Imana ufite Imana muri wowe. Reka rero Imana iguhe umugisha, dufatanye nawe muri aka kanya kugira ngo twongere kumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Rero tugiye kumva ijambo tugiye gusanga mu bami ba kabiri ibice 8 umurongo uhereye wa 18 kugeza 19. Aratubwira iki? 18. Haleluya. 18 ngo ariko yagendanaga ingeso z'abami ba Isirayeli, kuko ab'inzu Ahabu bazigendanaga, kuko yarongoye umukobwa wa Ahabu akora ibyangwa n'Uwiteka. Ari Imana ngo icyubahiro kubwira ijambo. Ndasenga muri aka kanya ye mpagaze muri studio, Mana uvugane n'ubwoko bwawe. Reka Mana m'igikoresho cyawe, reka nkubere mikoro, uvugane n'abari mu Rwanda, uvugane n'abari mu mpande z'isi. Uri Imana nyama, uri Imana ishobora byose, uri Imana ibera hose icyarimwe. Mweretse abarushe, mweretse abaremerewe, mweretse abafite ibibazo bitandukanye Mana. Ariko ndasenga muri aka kanya wowe ugira icyo ukora kandi kigakoreka, wowe uvuga bikaba. Ndasaba kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Reka ubakendere mu buryo budasanzwe, reka wongere ubiyereke mu izina rya Yesu. Mwana ijambo ryarambwiye neza ngo mugende mwamamaza ubutumwa bwiza. Ndaha namamaza ubutumwa bwiza, ndaha namamaza urukundo rwawe, ndaha namamaza imbabazi zawe. Niwe ubasha gukiza bariya babyeyi, bariya bana, bariya basore. Niwe ubasha gukiza uwo Satani atwaza igitugu Mana yacu. Ndasenga muri aka kanya iri jambo rirekesha ibimenyetso n'ibitangaza, rikora imirimo Mwami, maze amashimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe uhereye umunsi n'iteka ryose. Ni mu izina rya Kristo dusenze, amena. Haleluya. Tumaze gusenga bene data, tumaze kumva ijambo ry'Imana. Iyi nkuru tumaze kuvugaho ni inkuru y'umwami Ahabu wagenaga n'ingeso mbi. Ahabu ni umwami wabayeho mu bategetse Isirayeli. Igihe cye cyose yahoraga iby'Imana yarabiteye umugongo, ndetse bimuzanira kwisanga akora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Ntabwo Imana yishimiye Ahabu. Ariko ijambo dusomye umurongo wa 19 aratubwiye ngo ariko Uwiteka yanze kurimbura Abayuda kuko yagiriye Dawudi umugaragu we, ngo nk'uko yamusezeranyije kuzamuha itabaza ryaka mu rubyaro rwe iteka ryose. Kumvise Dawudi ahangaha
Yesu ashimwe cyane. Hari itandukanyizo rikomeye hagati ya Dawudi n'umwami wa Ahabu. Uyu mwami wa Ahabu yari yarimitse ibigirwamana mu buzima bwe, yakoraga ibyangwa n'Uwiteka. Ariko iyo dusomye Bibiliya neza, tugasoma ijambo ry'Imana, tukareba inkuru ivuga kuri Dawudi, amateka yohereye mu buto bwe arinda akura, ndetse Imana mu isezerano yo kuba umwami wa Isirayeli arakura, ageraho yima abo umwami wa Isirayeli. Dawudi yagaragaje umutima udasanzwe. Haleluya. Ndetse Imana imuha isezerano ko mu rubyaro rwe hatazabura itabaza rihora ryaka iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza rero nkuzaniye ni ubuvuga ngo itabaza ryawe Haranira rihore ryaka. Yesu ashimwe cyane. Itabaza ryawe uriharanire rihore ryaka mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu muryango wawe, mu gihugu cyawe, mu isi yawe. Yesu ashimwe cyane. Aha harimo ubutumwa bwiza budasanzwe mwene data, ngo ntabwo itabaza rya Dawudi rizabura mu muryango we kugeza iteka ryose. Ngo ahangaha ngo yanze kurimbura Abayuda. Ndashaka kuvuga ku itabaza. Itabaza ni ubusabane buba hagati y'umuntu w'Imana yaremye. Yesu ashimwe cyane. Ni cya gihe umuntu yiyeguriye Imana, yagarukiye Imana, noneho itabaza rikatangira kwaka mu buzima bwe. Ubundi itabaza twavuga ngo ni urumuri cyangwa ni itara. Yesu ashimwe cyane. Itabaza ni itara rimurika. Rero mu buryo bwo mu mwuka, iyo twagarukiye Imana tugaharanira gukora ibyo ishaka, duhinduka kuba amatabaza yaka. Yesu ashimwe cyane. Duhinduka Imana irazikabana natwe. Ubundi hariho connection iri hagati y'umuntu n'Imana. Umuntu yaremewe kugira ngo aramye Imana. Umuntu yaremewe kugira ngo agendere mu mirimo myiza Imana yategetse. Yaremwe mu ishusho y'Imana ngo azaba ku isi. Niko biritubwira ngo reka turebe umuntu usa natwe. Yesu ashimwe cyane. Rero mwene data, ndashaka mvuge kuri ritabaza. Haleluya. Noneho uyu Dawudi Imana iramwishimira. Iramubwira ati rero Dawudi, kuko wagize ibihe byiza byo kunezeza, wahagaze mu butware, uharanira ko ngaragara mu buzima bwawe, nanjye nguha isezerano yuko mu rubyaro rwawe hatazabura itabaza ryaka. Mu yandi magambo, ntabwo hazabura umuntu Imana ishyizeho ubuntu bwayo, ishyizeho icyubahiro cyayo iragaragariramo. Yesu ashimwe. Ndashaka mubwire ngo iyo Imana igiye gukora, igiye gutabara, igiye gukora ibikomeye, hari abantu Imana ikoresha. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu Imana iza igahagarara nabo, hari abantu Imana iza igatura muri bo. Yesu ashimwe. Aha rero Dawudi amenya iryo banga, ati nkeneye Imana. Muri buku kuntu zaza buri zigenda zivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo ntacyo nzakena. Haleluya. Ngo azandyamisha hafi y'amazi adasuma, azandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, azanjyana hafi y'amazi adasuma. Ngo nubwo naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntacyo nzatinya kuko ndi kumwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nene data rero, ndashaka dusobanukirwe icyo bita itabaza. Itabaza ni umutima Imana izigaturamo. Yesu ashimwe. Ni wa mutima wumvisha ijambo ry'Imana ukaryakira, ndetse ugakunda Imana mu buzima bwawe, ugaharanira ibyo gukiranuka. Bibiliya tubwira ngo mubanze mushake iby'ubwami bw'Imana, ngo ndetse no gukiranuka kwabyo, ngo naho ibindi byose muzabyongererwa. Yesu ashimwe cyane. Tugomba gushaka. Hari ibintu aha ku isi kenshi tuba dukeneye ibintu, dukeneye abantu, dukeneye iki, ariko tugomba dushake Imana itanga agakiza, dushake Imana ikiza, dushake Imana ibohora, dushake Imana y'ubugingo bwacu, ariyo duharanira kwimika mu buzima bwacu. Bibiliya tubwira ngo turi insengero z'Umwuka Wera. Haleluya. Iyo umuntu rero yamaze kuba itara, yamaze kuba igitambo cyera, Yesu ashimwe cyane, tayari itabaza rye rihora ryaka mu buzima bwe. Niyo mpamvu Imana ibwira Dawudi ati nguhaye isezerano. Mwene data,
ndashaka kuvuga ku matabaza atandukanye. Hari itabaza y'umuntu ku giti cye, hari itabaza y'umuryango, hari itabaza ry'igihugu. Haleluya. Hari abantu bafite umutwaro wo gusengera umuryango, hari abantu bafite umutwaro wo gusengera igihugu, hari abantu bafite umutwaro wo gusengera isi. Yesu ashimwe cyane. Rero abo bantu hari ubuntu bw'Imana bubazaho. Nicyo ndiho nduvuga muri aka kanya. Haleluya. Wowe mwene data, ndashaka iki kintu gisobanukirwe neza. Usobanukirwe yuko utaraha kuri iyi si kubw'impanuka, uraha kuri iyi si kubw'umugambi w'Imana, uraha kuri iyi si ari Imana yakwizaniye. Yesu ashimwe cyane. Uraha ngaha kuko Imana yabishatse. Haleluya. Rero itabaza ryawe rirakenewe, ubusabana bwawe n'Imana yawe burakenewe. Haleluya. Yesu abwira wa Musamariya, aramubwira ati ngo igihe kirageze mu kandi cyarisohoye ngo cy'abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Yesu ashimwe. Rero iyo tumaze kwakira agakiza, iyo tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, dutangira kuba amatabaza yaka, dutangira kuba urumuri rumurika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubundi ibikorwa byawe nibyo bigaragaza urumuri itabaza ryawe rikurimo. Yesu ashimwe. Dawudi rero atubera urugero rwiza, yizeye Imana y'agakiza, yizeye Imana yaremye isi n'ijuru, iyatangira kwikorera uhereye mu buto bwe. Yesu ashimwe cyane. Nibuka hariya muri Yesaya ibice 6 hariya havuga ngo umwami Uziya amaze gutanga ngo Yesaya abona Imana. Hari umwuka uzuga gutwikira ukakubuza kubona Imana. Ukubera iki? Kubera uwo wizeye ndetse n'ubana nawe. Haleluya. Uwo wizeye n'ubana nawe, aho ngaho bihita bigaragaza itabaza ryawe uko rimeze. Rero itabaza rya Yesaya ryari ryaratwikiriwe n'umwuka wa Uziya. Uziya amaze gutanga ngo Yesaya abona Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesaya abona Imana. Noneho hepfo gato Imana yabaza ngo ntumende ngo abaze kutugendera. Yesaya aravuga ngo ntuma data ntuma jyewe ndahari. Yesu ashimwe cyane. Imana ikeneye abasore, ikeneye abakobwa, ikeneye abamama, ikeneye abantu yaremye kugira ngo igihugu cyabo, imiryango yabo, isi yabo babe muri iyi si bari kumwe n'Imana yabo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ubwire ngo Imana ni umwuka, ntabwo wabasha kubona Imana n'amaso yawe. Haleluya. Ntabwo Imana yaza, nubwo yaza ikavuga igahagarara aha ngaha akaba ariyo ureba, cyangwa se akaba ariyo yavuga, ntabwo wabasha kubyumva. Imana ni umwuka, Imana ni yera, Imana ni ikiranuka. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo twayemereye gukorera mu buzima bwacu, duhinduka kuba itabaza rimurika. Haleluya. Duhinduka kuba itabaza rimurika. Impamvu niho nyumva nuko nemereye Imana gukorera mu buzima bwanjye, nuko nemeye kuba igikoresho cy'isumba byose. Rero mwene data, ndashaka ubwire ngo ni wowe watuma Imana iza mu buzima bwawe, nawe ugahinduka kuba itabaza rimurika. Yesu ashimwe cyane. Ndahanga mbabwira Imana igira neza, ndahambabwira Imana yaturemye, ndahambabwira Imana y'urukundo. Yesu ashimwe cyane. Imana ikiza. Haleluya. Ukeneye Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Ukeneye Imana ikora ibikomeye, ukeneye Imana ikora ibitangaza, kuko ntabwo uraha muri iyi si ngo uyibabarireho, uraha muri iyi si kugira ngo wigireho umugisha n'amahoro. Isi yose iyo urebye usanga ifite ibibazo bitandukanye, hari ibibazo bitandukanye. Kandi iyo usomye Bibiliya, nta hantu na hamwe Bibiliya ikubwira ngo genda udamarare, genda wiberewe nk'uko ushaka. Oya, Imana uhereye mu itangiriro, Imana ishaka kubana n'umuntu. Haleluya. Imana yashaka kubana nawe mwene data, Imana yashaka kugendana nawe, kuko uri umugambi w'Imana uhishwe. Yesu ashimwe cyane. Rero uri umugambi w'Imana, uri ubushake bw'Imana, ntihazagire ugutera ubwoba muri iyi si. Yesu ashimwe cyane. Urahangaha uri agati katewe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Urahangaha kuko umugambi w'Imana, urahangaha kugira ngo imirimo myiza Imana yateguye kuva kera ubashe kuyigenderamo.
ariko uzayigendera mute utaraba itabaza, utaragarukira iyo mana yawe. Yesu ashimwe cyane. Rero Dawudi ijambo riratubwiye ngo umwami Uziya yagendanaga yahoraga akora ibizira. Ikintu kimwe cyatuma Imana itakwishimira ni ukuba mu buzima bwa gipagani, ni ukuba mu buzima bwo guterekera no kuraguza, ni ukuba mu buzima wowe ubwawe wihitiyemo budahesha Imana icyubahiro. Kuko ubuzima urimo ntabwo Imana yishimira kugira ngo itandukane nawe, ahubwo icyo ishaka ni ukugira ngo ibane nawe mwene data. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ahangaha mu Bami ba mbere umurongo n'uwa 11 ibice 11 umurongo 36 haratubwira iki? Yesu ashimwe cyane. 36 ngo nyamara uwo muhungu we nzamuha umuryango umwe kugira ngo umugaragu wanjye Dawudi atabura itabaza imbere yanjye. Yesu ashimwe cyane. Ngo uwo muhungu nzamuha umuryango umwe, uwo ni Salomo. Yesu ashimwe cyane. Ngo agira ate agira umuryango itabaza ritabura. Aha Dawudi yari yaratabarutse. Yesu ashimwe cyane. Kuko hajyaho abami batandukanye. Uyu yari umuhungu wa Salomo witwa Robohamu. Yitwaga Robohamu. Haleluya. Ku ngoma ye rero aravuga ngo imiryango yindi 12 imiryango 10 maze kwitandukanya kubera ko bari bakoraga ibidahesha Imana icyubahiro. Ariko kuko Imana yahaye isezerano Dawudi aravuga ngo uwo muhungu we ngo nzamuha umuryango umwe kugira ngo umugaragu wanjye Dawudi atabura itabaza imbere yanjye, atabura kugaragara imbere yanjye. Itabaza ni cya kindi gituma ugaragara imbere y'amaso y'Imana. Kwa kwije ya mirimo Imana yateguye kuva kera itararema ijuru n'isi, itegurira kugira ngo igaragarire mu mwana w'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ijambo rye n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ntago bizabura. Ndashaka nkwibutse ngo iyi si iriho ureba iriho kubw'itabaza Imana yateretse ku mugaragu wayo Dawudi. Kuki tuvuga Dawudi? Haleluya. Ahangaha byateguraga Yesu uzaza kugira ngo aze acungura abari kwishi, kugira ngo Bibiliya ivuga ngo reba umwana yatubukiye ngo azitwa Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Yesu ashimwe cyane. Rero ahangaha avuga ngo ati ntabwo itabaza rizabura. Uyu Yesu rero uwo mutima wagaragaye muri Dawudi ndetse ahabwa isezerano. Ni hahandi Imana ihagurutsa Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Nkunda kuvugira ijambo rikanezeza. Ni hahandi Imana ibwira Aburahamu ngo haguruka ube mu muryango w'iwanyu mwereke igihugu uzajyamo. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko muri wowe uzakomokaho n'ishyanga rikomeye. Ngo abazagukomokaho bazabangana n'umusenyi wo ku nyanja cyangwa umucanga uraha ku isi. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu yari afite uwo mutima, itabaza rye ryaratse, yagize kwizera Imana, yakiriye Imana nzima, yemera gutera umugongo ibigirwamana bya Setera, abivamo, abisohokamo. Yesu ashimwe cyane. Amaze kubisohokamo atangira kuba itabaza ryaka. Mu yandi magambo akingurira Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo irazitura muri we. Yesu ashimwe cyane. Rero aha Dawudi yari umwuzukuru wa Aburahamu, yari umwuzukuru wizeye Imana, yari umwuzukuru w'umuntu wagarukiye Imana, akorera Imana mu buzima bwe bwose. Yesu ashimwe cyane. Imana isohora iryo sezerano yuko ntago itabaza rya Dawudi rizabura, ahubwo rizahora ryaka iteka ryose. Aha byashushanyaga Yesu uzaza.
Yesu uzaza hanyuma akaza agacungura abari kwisi, akaza akikorera ibyaha by'abari kwisi, kuko umwana w'umuntu amaze gucumura ku Mana. U Rwanda ruriho ruri kubw'urukundo rw'Imana. Impamvu isi ureba ikiriho ni ukubera urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yishimira ko abantu yaremye barimbuka, ahubwo icyo yishimira nuko bakizwa, nuko bamenye ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Muri yose yaratubwira ngo abantu banjye babuze ubwenge ngo bararimbutse kubera kubura ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Ubwenge ni ubuhe rero? Tugomba kumenya ko Imana ariyo yaturemye, ariyo yatuzanye aha kuri iyi si, kandi tugomba kumenya neza ko yo tugomba kubana nayo. Yesu ashimwe cyane. Tukabana nayo, tukagendana nayo. Haleluya. Niyo mpamvu tubwira ngo reka tureme umuntu usa natwe. Rero turavuga ku Itabaza. Itabaza nta kindi byatuma ribaho, ni wowe kwemerera Imana, ni wowe kwakira Kristo mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ni wowe wenyine, ni wowe ugomba guhitamo. Haleluya. Ni wowe ugomba gufata imyanzuro, nta wundi wayigufatira mwene data. Ni wowe wenyine. Haleluya. Ni wowe wakwemerera Imana ikaza mu buzima bwawe, ikaza mu rugo rwawe. Twariho tuvuga ngo itabaza ryawe ku giti cyawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo wamaze kwiyemeza komatana n'Imana, kugendana n'Imana, ugahagarara ugatangira kugenda nk'uko ibishakayo, ndashaka nkubwire ngo ntabwo Imana izatuma nubwo wava muri iyi si abana bawe hazahora itabaza ryaka mu muryango wawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka mbibutse, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe kirimo ibintu birenze ubwenge bwacu. Haleluya. Harimo ibintu bibabaje cyane, hari ubuzima bubabaje, hari ubuzima bugoye, kandi nta kindi cyatuma ubukira nuko wakwemerera Imana ukabitabaza. Yesu ashimwe cyane. Ukagarukira Imana. Haleluya. Ukaba umusore ushima Imana, ukaba umukobwa ushima Imana, ukaba umama ushima Imana, ukaba umupapa ushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwawe ukabwegurira Imana. Haleluya. Ubuzima bwawe ukabuha Imana mwene data. Ubuzima bwawe burahenze. Ndashaka mwibutse ngo ubuzima bwawe burahenze. Haleluya. Ubuzima bwawe ni ubw'agaciro. Bibiliya irambwira neza ngo Imana ikunda abari ku isi cyane. Iryo jambo njye ndikunda cyane, rijya risubiza mu imbaraga. Turaha Imana idukunda, turaha itubumbakiye, ngo ndetse ngo yemera gutanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo bamwiringira ntibarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Iyo usomye muri Yohana igice cya 1 uri murongo ndawukunda cyane, ngo Yesu yaje muwe, ngo ariko abe ntibamwemera, ngo ariko abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo abamwemeye, hari abanze Yesu. Naho mu Rwanda turabafite. Niyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo usanga bibanezeza, ariko ndashaka kubwire mwene data, uriyima amahirwe, uriyima ubuzima, kuko ubuzima buri muri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Uramwanga yaragupfiriye, uramwanga gukunda. Hariyo bamwe iyo turuvuga ubutumwa usanga batabyishimira. Ese amaherezo yawe ni ayahe? Ko ubuzima ufite ari ubw'igihe gitoya. Nubwo Imana yagutiza imyaka 100, reka tuvuge 100, none se nyuma y'100 uzajya he? Haleluya. Ugomba kwitoza ukamenya ko Imana igushyaka kandi gukunda, irashaka kubana nawe, irashaka kugendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo tuvuge ku itabaza, muri wowe itabaza ryawe ryake. Haleluya. Wemerera Imana izikore mu buzima bwawe. Birashoboka niyo tuvuga ubutumwa bwiza utabyisingira neza, ariko wowe izere gusa. Haleluya. Izere. Yesu aravuga ngo nije nzira, nije kuri, ntawe uzajya kwa data atanjyanye. Wowe urumva amaherezo yawe ari ayahe? Haleluya. Urumva ubuzima bukuganisha he? Urumva bukuganisha he ubwo buzima? Haleluya. Urumva ibyo urimo bizaguhesha amahoro? Nta mahoro. Biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Iyi si ntabwo wayiboneraho amahoro. Amahoro ari ku Mana. Nibyo witwa amahoro, nibyo byitwa amahoro, n'iby'agahe gatoya.
n'iby'agahe gato. Ubuzima buri ku Mana yaremye isi n'ijuru. Ubuzima buri muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Yashaka mwibutse neza. Rero ugomba kubitabaza. Itabaza nakubwiye ngo ni itara rimurika. Umurika imbere y'Imana. Mubayisenga n'abayiramya izina ryawe ntiribure. Mubayikunda n'abayikorera izina ryawe ntiribure. Ubiharanire, ubishikameho. Reka dusome Zaburi 32 umurongo wa 11. Aratubwira iki? Uwiteka arahiriye Dawudi indahiro y'ukuri, ntazivuguruza ati zashyiraho uwo mu mbuto yo mu mubiri wawe kuba intebe yawe y'ubwami. Abana bawe nibitondera isezerano ryanjye, nibyo nzahamya nkabibigisha, n'abana babo bazicara ku ntebe yawe y'ubwami iteka ryose. Kuko Uwiteka yatoranyije Siyoni, yahashakiye kuba ubuturo bwe. Ati aha niho buruhukiro bwanjye iteka ryose. Aha niho nzaba kuko nahashatse. Nzaha ibyo kurya byabo umugisha mwinshi. Nzahaza abakene baho umutima, kandi abatambyi baho nzabambika agakiza. Abakunzi banjye baho bazavuza impundu cyane. Niho nzemerera Dawudi ihembe, uwo nasize namwiteguriye itabaza. Ngo abanzi be nzabambika isoni, ngo ariko kuri we ikamba rizabagaragarira. Haleluya. Iri ni ijambo nanone Imana yongeye kutwibutsa kuri Dawudi. Ngo ntabwo Imana izivuguruza. Ntabwo Imana izivuguruza ku byo yahamije kuri Dawudi. Dawudi ahagarariye abagabo n'abagore n'abasore n'abapapa n'abasaza n'abakecuru, babandi bahaye Imana ubuzima bwabo, babandi Imana yakunze. Bibiliya ivuga ngo abo nakunze, ngo abo yakunze kera. Yesu ashimwe cyane. Ngo yarabahamagaye irabatsindishiriza. Ni babandi bomatanye n'Imana mu buzima bwabo. Haleluya. Ngo ntabwo nzivuguruza. Ntabwo Imana izivuguruza yaremye isi n'ijuru n'ibirimo. Ntabwo izivuguruza ku byo yahamije biciye mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa zayo. Haleluya. Ntabwo izivuguruza kuri wowe wagarukiye Imana. Ntabwo izakureka. Mpagaze muri izi studio za Church Preparation ngo wa mukobwa we ntabwo Imana izakureka. Wa muhungu we, wa mupapa we, wa mumama we, ntabwo Imana izakureka. Nta gihombo kirimo. Kuva mu businzi, kuva mu busambanyi, kuva mu bizira, nta gihombo kirimo. Haleluya. Ntabwo Imana izakureka. Niho ngaha muri Zaburi Imana yongeye kuyishimangira. Ngo bana bawe nibitondera isezerano ryanjye, nibo nzahamya nkabigisha. Haleluya. Twebwe turi abana uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Niwe utwigisha. Niwe wigisha bari mu Rwanda. Niwe wigisha bari mu mpande zitandukanye z'isi. Bibirangira neza ngo ibinyuma y'ijambo ryayo kugira ngo isoze iby'iryo jambo. Ntabwo Imana ibeshya. Ntabwo Imana yicuza. Ibyo yasezeranyije uhereye kuva kera na bugingo n'ubu iragenda ibisoza amanywa na nijoro. Yesu ashimwe cyane. Rero niwemera kubitabaza, ndashaka mubwire ngo ntabwo Imana izivuguruza. Ntabwo Imana yakubeshya ibyo wizeye. Haleluya. Ndashaka bikwibutse. Wowe icyo usaba, menya neza ko Imana igukunda. Kuba uriho gusa ujye umwuka w'abazima. Bibiliya ngo imbwa nzima ngo iruta intare yapfuye. Wowe ukiriho
uracyafite amahirwe yo guhindura amateka y'umuryango w'iwacu. Wowe ukiriho uracyafite amahirwe yo guhindura igihugu cyawe. Yesu ashimwe cyane. Ubasha kubitabaza y'umuryango wawe, ubasha kubitabaza ry'itorero ryawe, ubasha kubitabaza ry'igihugu cyawe, ubasha kubitabaza by'isi. Yesu ashimwe cyane. Iyi mpamvu ubona isi iriho kubw'imbabazi z'Imana, iriho kubw'abagabo n'abagore n'abasore n'abasaza n'abakecuru bomatanye n'Imana. Iyo basenga bagahamagara Imana, Imana imanura imbabazi zayo zigatwikira igihugu, zigatwikira isi yose. Ntugende ngusinde amahirwe uri ubona. Hari amahoro Imana imanuye, hari umugisha Imana imanuye kubera abayitakira amanywa na nijoro. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya imbwira neza mu ngoma za 2 murongo wa 7 hari umurongo wa 14 ngo abitiriwe izina ryanjye ngo nibicisha bugufi bagasenga bagashaka amaso hanjye bakareka ingeso zabo mbi ngo nanjye nzambanuka mbakize kandi bakirize igihugu. Ubuzima bw'igihugu mu buryo bwo mu mwuka buri mu biganza by'abasitakira Imana bayisenga amanywa na nijoro. Abo ngabo rero nibo tabaza ry'igihugu, niyo tabaza. Haleluya. Niyo naguhamagarira rero mwene data, bamwe mwasengaga mwongere musenge, mwongere mukiranuke, mwongere mushake Imana, mwongere muyizere, mwongere mwamamaze ubwami bwayo. Haleluya. Muri iryo torero rya urimo uritabaza, muri uwo muryango urimo uritabaza, muri icyo gihugu urimo uritabaza. Haleluya. Uritabaza witiriwe izina ry'Imana, ni wowe ubasha gusengera iki gihugu, amateka y'iki gihugu agahinduka. Byagira umutwaro wo gusengera igihugu bene data. Igihugu cyacu ndagikunda cyane, nkunda igihugu cyacu, nkunda abanyarwanda. Igihe cyose umutima wanjye urushishikaje no gusenga Imana amanywa na nijoro. Kandi ndashimira Imana mu gihe cyose tumaze, Imana yagiye ihindura amateka y'iki gihugu. Ndetse n'uyu munsi ndasanga wibukitse ngo Satani ntabwo akunda u Rwanda, ntabwo akunda abanyarwanda. Ibyo yifuza byose ni bibi. Haleluya. Ariko kuko wowe wemeye kubitabaza, ongera uhaguruke bene data, ongera uhagarare ushikame, ongera uhagarare umenye neza. Iyo dusenga Imana tunayizera, ariko birambwira ngo muntabaze ndabatabara. Haguruka wongere utabarize ubuzima bwawe, haguruka wongere utabarize igihugu cyawe, haguruka wongere utabarize bizinesi zawe. Satani ntatwibe, ntaduhuma amaso ngo twemere. Haleluya. Twumve ibyo bibera hirya no hino. Ntundi ufite ikibazo cy'ikigeragezo cya Kongo, nta kindi cyabihindura n'imbaraga z'amasengesho. Nuko abanyarwanda bakongera bagahaguruka bagatabaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Tugahagarara imbere tukajya imbere yayo. Birambwira muri Matayo 7 murongo wa 7 hariya ngo musabe muzahabwa, mukomange murakingurirwa. Yesu ashimwe cyane. Icyo ngicyo nicyo cyabasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe n'ubwanjye, nicyo cyabasha guhindura amateka y'igihugu cyacu. Nyamuntu umugabo umwe wahagararanye n'Imana abitabaza mu gihugu cy'Ubuswisi. Icyo gihe hari intambara yugarije isi. Aravuga ngo kuva njyewe nkihumeka, kuva njyewe nkiri muzima, nta masasu azagwa mu gihugu cyanjye, nta ntambara izabaho ku gihugu cyanjye mu gihe nkiriho. Umugabo yizera Imana, abihagararaho, kandi Imana irayimuha. Nta ntambara yageze mu Buswisi. Yesu ashimwe cyane. Nawe nuhagarara ukabitabaza n'igihugu cyawe, ukabitabaza y'umuryango wawe, ukabitabaza n'isi yose, ndashaka ubwire ngo Imana iraza kuturindira igihugu, Imana iraza kuturwanirira,
Imana yaza kudukorera ibikomeye. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuze Dawudi hari tuba tuvuga Isirayeli. Wari wicara ugatekereza intambara y'Isirayeli ifite. Wari wicara ugatekereza abanzi ifite. Mu gihugu cya mbere muri iyi si gifite abanzi benshi ni Isirayeli. Iyo ugasesengurwa wamanuka ahangaha usanga natwe dufite ubuzima busa bwabo. Ariko kuko Imana yatanze isezerano yuko ngo ku bwa Dawudi ntabwo itabaza rizabura muri Isirayeli. Imana izarindiye Isirayeli. Haleluya. Isirayeli ni igihugu kiri muri Aziya hari. Haleluya. Ariko kuko hari abagabo bamaramaje banezeza Imana barahagarara mu bihe byabo, Imana yabarindira igihugu. Ngiki kintu cya kurindira igihugu wowe nanjye. Ngiki cyatuma Imana abayobozi bacu baza kubarinda ikabaha ubwenge ikabaha imbaraga. Hari igihe nyasenga numvise iyo byakomeye ndavuga nti Mana reka marayika bawe batacumuye ku Mana bahagarare n'abayobozi b'iki gihugu, bahagarare n'ingabo zacu. Yesu ashimwe. Kuko ibiba bivugwa biba ari byinshi, amakuru tuba twumva bari menshi, kandi ntabwo ari amakuru meza, ni amakuru mabi. Ni amakuru nk'intambara. N'ubundi biravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihuha byinshi. N'ibihuha birimo, ariko muri ibyo bihuha umwanzi aba biri inyuma. Niturangara tukemerera Satani twagira ibibazo. Ariko nje kubahumuriza mwene data, nje kubabwira ngo itabaza ryawe haranira rihore ryaka. Ayo masengesho yawe ahore yaka, ubwo kwizera kwawe guhore kwaka. Wifuza Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo mu buzima bwawe mu gihugu cyawe. Wifuza ukuboko kw'Imana kwaremye isi n'ijuru kube ku gihugu cyawe no ku muryango wawe. Ntacyo tuzaba. Imana izaturengera ngo ntabwo isezerano ryanjye izarikura. Haleluya. Reka dusoreze kuri iri jambo tugiye gusanga muri Matayo 7 hariya. Ijambo nifashishije ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Yesu ashimwe cyane. Twari tukivuga ku itabaza. Witabaza rye rihore ryaka. Rero ha Yesu ni umugani yari ariho aca. Mwumva amagambo ye. Haleluya. Mwumva wese, umuntu wese yaba ari muto cyangwa mukuru akumva amagambo ye, ngwagereranywa n'umuntu wubatse ku nzu ku rutare. Ngo imivu iratemba, imiyaga igahuha ikaza ikikubita kuri ya nzu. Haleluya. Ariko nashaka ubwire uru rutare ni Yesu. Abantu bubakiye kuri Kristo Yesu, abantu bubakiye ku Mana yaremye isi n'ijuru, abo bameze nk'umuntu ubakiye ku rutare. Ngo imiyaga iraza, ndashaka ubwire ko imiyaga itabura kuza. Ndashaka ubwire ko imvura itabura kuza. Imvura iraza, umuyaga ukaza ku nzu. Kandi inzu rero mwene data, ntiwibwire ko ari izi ngiyi twubakisha za ruriba, kubakisha amatafari. Oya, inzu ivugwa ahangaha ni umutima. Inzu ivugwa ahangaha ni umuntu. Turi ku isi y'ibigeragezo, turi ku isi y'intambara, turi ku isi y'ibibazo bitandukanye. Kuko uhereye Satani ajugunywa ku isi, isi yahuye n'ibibazo. Byahishije 12 wa karindwi umanutse hariya hepfo, haravuga ngo wasibugushije ishyano. Kuko ngo Satani amanutse ameze nk'intare, afite umujinya mwinshi kuko azi ko igihe cye ari gitoya. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka ubwire ngo Bibiliya iraburira abari mu Rwanda, iraburira abari mu isi
twubakire ku Mana. Ibyo dukora byose twubakire ku Mana. Haleluya. Twubakire ku Mana. Imana ni ireba ejo hacu hazaza. Imana ni ireba hose, amaso yakagera hose, kandi ibera hose icyarimwe. N'abanzi bacu iyo bicaye bacura imigambi yabo, Imana ibibareba. Yesu ashimwe cyane. Ibibareba, ibifite imbaraga zarengera umuntu wayo. Yesu ashimwe cyane. Ibifite imbaraga zo gukiza abanyarwanda, ibifite imbaraga zo kudukiza intambara ya Kongo manumva amanywa na nijoro. Ibasha kudukiza, ibasha kuturengera. Haleluya. Tukaba muri iyi si twumva ko turi mu mahoro, imitima yacu iri mu gitereko cyayo. Haleluya. Rero ngo umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga igahuha, byose bikikubita kuri ya nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kuba kubi cyane. Aba ibyo ukora byose mwene data, ibyo ukora utari mu Mana, Bibiliya igeranya n'umuntu wubatse inzu yo ku musenyi. Kuko imvura igiza, imiyaga igahuha. Haleluya. Kandi ibyo byose biza byikubita kuri ya nzu, kandi ya nzu ni umuntu. Kuko inzu inasenyutse wakubaka iyindi, imodoka ihiye wazagura iyindi, bakwirukanye ku kazi wazashaka kandi. Ariko ikintu nyamukuru ni wowe mwene data. Aha Bibiliya rero yatubwiye neza ngo itabaza ryawe ngo rihore ryaka. N'igisoko ryanjye ryavuga haranira rihore ryaka. Haranira kugaragara imbere y'Imana, haranira gukora ibisimwa n'Imana, haranira kwifuza Imana mu buzima bwawe, kwifuza Imana mu muryango wawe, kwifuza Imana mu gihugu cyawe, kwifuza Imana mu isi yawe. Yesu ashimwe cyane. Icyo ngicyo nicyo cyabasha guhagarika imbaraga za wa muyaga. Wa muyaga uzaza, ariko uzatumuka ugende. Imvura izaza izagusiga, indwara zizaza zizagusiga, ubukene buzaza buzagusiga, abagambanyi bazaza, Imana izabatsinda baceho. Kubera iki? Imana yivugiye ngo ntabwo itabaza rye rizabura imbere yanyu. Imana yashaka kubona yishimiye abagabo n'abagore bari imbere yayo bayiramya amanywa na nijoro. Rero bene data, reka dusoze tuvuga ngo itabaza ryawe rirakenewe muri uwo muryango wawe. Itabaza ryawe nijya uragira amahoro muri urwo rugo rwawe. Itabaza ryawe nijyaka riraza kuguhaisha amahoro, kandi nawe utanga amahoro mu bandi. Yesu ashimwe cyane. Rero tuvuge ngo niki cyatuma itabaza ryawe igaragara mu buzima bwawe? Niki cyatuma Imana igaragara mu buzima bwawe? Icyambere ni ukwihana ibyawe ukabivamo, ukakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Ubwo nibwo bwonyine bubasha gutuma itabaza ryawe rikomeza kwaka. Icya gatatu, biharanire ufata ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Fata ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ari ukuri. Fata Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana. Hari abantu bahora bigisha bavuga inyigisho zitandukanye ngo Bibiliya ngo si ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Wewe bigerageza urebe ko amateka yadahinduka. Va mu byaha urebe, sokayo, va muri ibyo byose, ugarukira Imana ari myinshi n'ijuru. Haleluya. Ntabwo Imana izakureka. Yesu ashimwe cyane. Ni wowe ukingura, ni wowe ubasha gukingura umutima wawe. Reka dusome ibyahishuwe kabiri ariho nsoreza uyu murongo. Ibice ni bibiri, umurongo wa 5 hariya. Ibice bibiri havuga murongo ngo nuko ibukaho wavuye ukagwa, wihane gukora imirimo nk'iyambere, kuko nutabikora nzaza huri nkure igitereko cy'itabaza ryawe aho nutihana. Ngo nukwibuka. Ikintu cyambere banza wibuke aho waguye. Urumva ubuzima burimo buhesha Imana ikibaye. Urumva ubuzima burimo
buhamanya na Mwuka Wera. Mwibuka aha rero n'urwandiko rwandikiwe Abaefeso. Imana yarabarebye bari barakizizwe basenga Imana, bukeye bagenda baregeza babivamo. Arababwira ngo ibuka aho waguye. Ni hehe waguye mwene data? Ni hehe? Icyagufasha ni ukwibuka. Menya kuri aha ngaha kubw'umugambi w'Imana bizagufasha. Menya kuri aha ngaha uri murimo mwiza. Imana ntirondora ku butoni. Nuyigarukira ugafatira ijambo ko ari ukuri, uragiranwa n'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare. Ese ashimwe cyane. Biratubwira neza ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo nuko Imana igose abantu bayo. Rero Imana iri kumwe nawe wowe wizeye. Ngwino birashoboka ko waraguye, ibuka garukira Imana. Bene data nshoje mvuga ngo reka itabaza ryawe ryake. Niwemere Satani kuzimya itabaza ryawe. Haleluya. Bibiliya igitubwira none ngo abakobwa batanu b'abapfapfa n'abanyabwenge ngo baragiye bararyama barasinzira. Bamaze gusinzira bumva Imana ivuga ngo no kugaruka. Yesu ari hafi. Nk'uko abanyabwenge batunguwe nijoro, niko natwe dushobora gutungurwa. Kristo akaza gutwara itorero rye. Ariko mbere yaho hose banza ubitabaza mu izina rya Yesu. Banza wakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wihane wemere guhinduka. Ugarukira Imana. Rambura amaboko yawe uti ndakugarukiye Imana mu izina rya Yesu. Reka rero dusengane nawe wifuza kuba kwitabaza ryawe ryakongera kwaka, Imana yakongera kugaragara mu buzima bwawe. Reka dusengane nawe. Subira mwiri jambo. Vuga uti Mwami Yesu, nje imbere yawe. Maze kumva ubutumwa bwiza, maze kumva ijambo ryawe. Uyu munsi ndemera kandi anizeza umutima wanjye ko Yesu Kristo wampfiriye ku musaraba, ukikorera ibyaha byanjye, ukayibamba ku musaraba. Ndizera ko wazutse kandi wicaye mu buryo bwa Data. Uyu munsi wa none ndakugarukiye. Ndakwinginze umbabarire ibyaha byanjye byose. Ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Ubimbabarire. Unyezeshe amaraso yawe. Izina ryanjye uryandike mu gitabo, urikure mu gitabo cy'abarimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none mbaye umwana wawe. Sezera imirimo ya Satani n'abadayimoni. Ngarukiye wowe. Nyambika imbaraga mu mwuka wawe mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana ngo ayicibere ubwabo abantu bose umaze kumva ijambo ryawe n'abazaryumva. Twavuze ngo itabaza ryabo rihore ryaka. Kabonye uburyo Mwami Imana wahaye isezerano Dawudi ko yuko itabaza rye rizahora ryaka imbere yawe iteka ryose. Kandi itabaza ryawe Mwami ni Yesu Kristo. Reka ndasenga muri aka kanya mu izina rya Yesu ningingira ubwoko bw'abagaragu bawe. Reka wongere ubahe imbaraga. Reka wongere ubuzuze mu izina rya Yesu. Buzuze imbaraga z'Umwuka wawe wera. Bongere bahaguruke bashake amaso hawe. Bongere bahaguruke bashake iby'ubwami bwawe no gukiranuka kwawe. Niko senge bari mu Rwanda bari mu mpande zitandukanye z'isi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga muri aka kanya imbaraga zizuruke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naita wema wako kwa jina la Yesu. Naita fadhila zako juu ya taifa hili. Naita wema wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mana y'urukundo, mana y'imbaraga. Uri Imana ushobora byose. Ubasha gukiza abari mu Rwanda mu isi yose. Ubasha kubageraho bose Mana. Mweretse abarushe, mweretse abaremerewe. Naho ni wabakiza ni wowe Yesu. Ndaguhamagara Yesu, mwiri wakize kandi ubarengere ko bw'ikibaro cyawe. Abarwaye indwara uzikize kwa jina la Yesu. Abo Satani atwaze igitugu nibabohorwe n'imbaraga zawe kwa jina la Yesu. Witeka Mana nyir'ingabo. Uri Imana itangaza kandi uri Imana iheruje. Gusubiza icyubahiro kuko zibikomeye n'ibitangaza mu buzima bwawe. Kora ibitangaza mu gihugu cyawe. Kora ibitangaza impande zitandukanye zose z'igihugu n'isi yose mu izina rya Yesu. Komeze kuba Imana, maze icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Rero bene data, shima Imana cyane ubwirisha ngo tumaze kumva, ndaguhamagarira kugira ngo ukomeze kubitabaza kandi Imana izakugirira neza. Benshi muraza gutanga ubuhamya, benshi muraza guhamiriza uti narumvise ndizera none Imana igiriye neza, nanjye nditabaza. Umuryango wanjye warabuze amahoro, ariko ko mpagaze nizera
nsenga Imana nyihanze amaso amateka yarahindutse naharahagaze n'itabaza ry'igihugu ntabariza igihugu cyanjye none Imana yaragitabaye ugiye kuba umuhamya uzatanga ubuhamya Imana iguhe umugisha shalom shalom